Hello everyone, I hope you are doing fine. Uyu munsi rero muri iyi video tugiye kureba uko wakora thumbnail. Ndasubiza ibibazo by'abantu babiri. Ndasubiza ikibazo cy'umuntu wambajije uko nakoze iyi thumbnail, kuko nawe yambwiraga ko ashaka kujya akora ama thumbnail ameze nk'iyi ngiyi. Ndongera nsubize n'ikindi kibazo cy'umuntu wambajije uburyo wakora thumbnail wenda hariho nk'amafoto y'abantu y'abahanzi. Ndaza gukora iyo thumbnail ubasha kureba uburyo nawe wabigenza. Ndi bukoreshe rero telefoni yanjye mfite hano. Application nkunda kwikoreshereza rwose nikundira hariyo bita PicsArt. Indi nkunda gukoresha bayita kera bayitaga Pixellab, ariko ndabona ubu ngubu yarabaye ngo ni picture editor. Imeze gutya, abona isigaye yitwa ngo picture editor, ariko mbere yitwaga Pixellab. Pixellab ariyo yiyi ngiyi. Ubwo rero muri aka kanya reka duhere kuri PicsArt turebe uburyo nakoze iriya thumbnail. Tuzaza muri PicsArt. PicsArt ubundi uyifungure. Ako kugira ngo ukoreshe utuntu tumwe na tumwe twa PicsArt uzakenera na internet. Nwango kandi igira free version na pro. Iyindi gukoresha ni pro, hagari free version. Nwango ufite free version hari ibintu ndashobora kubona. Rero that's why hari utuntu tumwe utabona. Iyi rero ndi gukoresha ni pro version. Uzaza hano rero muri album uhitemo, nwango ngiye guhitamo iyi foto ya background nakoresheje. Ndaza rero njya hano mu mafoto, inze nshake background nakoresheje. Foto ya background nakoresheje ni iyi ngiyi. Iyo maze gushyira n'ino foto mbigenza neza kuri tools. Namara kugera kuri tools mba ngiye gukora iki? Mba ngiye gukora icyo bita crop. Crop imfasha kuba nashyiramo ratio iyo thumbnail ngiye gukora. Tuvuge niba ari YouTube muzi ko ari 16:9. Ndemeza nazo ubundi nkaza nkapangamo hano ahantu nshaka, ubundi narangiza nkahita nkora hano haruguru kuri aka gafresh nkemeza. Ubu no kuvuga ngo iyi background igezemo hano. Imaze kugeramo nahise mbigenza naje hano kuri effects. Maze kugera kuri effect ubu ugiye gushyiramo ama effect atandukanye. Naje kuri blurry. Maze kuza kuri blurry nahise nza hano blurry n'ubundi ndongera nkoramo nanone. Nwango ukoramo kabiri, bahita bakuzanira nyine iyo blurry ukaya adjustinga ku buryo wenda niba ari irabigaragara cyane cyangwa se irabigaragara gukeya, no kuri fade nyine ukagenda wongera cyangwa se ugabanya. Ubu nuko nabigenje maje gushyiramo blurry mbona nifuza, ndaza nemeza hano hejuru. Namaze kwemezamo blurry rero mbigenza nahise nza hano hasi handitse text hano. Maze nshyiramo text nandikamo ngo uko wakora ubundi ndemeza. Maze kwemeza ijambo ndaza ndipurasa hano. Ndongera nkora kuri text hano hepfo uko wakora thumbnail. Naryo ndishyira hano.
twakora thumbnail muri CapCut na Hypix. Wenda reka mfe kubigenza gutya, wenda ni urugero nyine turi gushyiraho. Maze gushyiramo hano magambo nabigenjeje nte, maze gushyira hano magambo nahinduye fonti. Naje hano ngo uko wakora, njye hano muri izi fonti za hano hasi nshyiramo fonti yitwa Impact. Ni fonti nkunda cyane rwose, nkunda kwikoreshereza. Naho nshyiramo fonti imeze gutya. N'aha hasi naho nshyiramo imeze gutya. Maze gushyiramo ino fonti rero nakoze iki? Nahise nza hano kuri format hano hasi ndabiberamisha. Ujye ku inyuguti ya I bita biberama. Niba inyuguti zayo zihagaze ziraberama. Byose ndabiberamisha. Ndangije nk'iri bara rya mbere ushaka kuza ugahindura kara, wenda ugashyiramo umuhondo. Nkunda gukoresha umuhondo, nako hano umuhondo. Noneho ndangije njya no kuri stroke. Hari ukuntu ushyiraho nk'akabara k'umukara gutya, nabyo bikagaragara neza. Njya kuri stroke, kongera kuri stroke ugashyiraho akabara k'umukara ku ruhande. Ndangije rero maze kubishyiramo gutya, nakoze iki? Hari ukuntu ijambo usa n'uryenkirina gutya, amagambo ugasana n'uyenkirina. Ukayenkirina kuri angere runaka, niba ari 45 ubusimbizo. Ukayenkirina rwose. Wamara kuyenkirina ushobora gushyiramo na ntuza na shadow. Ugashyiramo shadow hano kugira ngo bibashe kugaragara neza. Shadow niba twabyita nk'igicucucucu. Mbirangije rero gushyira kubyenkirina, nagiye hano muri sticker. Iyo ugeze muri sticker, hano muri sticker ushobora kuza ugashakisha amastika atandukanye. Uraza ukajya hano muri search, shaka sticker ya CapCut, kubera niyo nashakaga. Ndaza ndayemeza. Iyo uyemeje urayidownloadinga. Ubu ni ukuvuga ngo uyikoresha washyizemo n'amamega. Nuko ndeba internet iri kwanga. Ni ukuvuga ngo rero CapCut, logo ya CapCut imaze kuba downloaded, naraje nyipurasa hano. Nayo nshobora kuza nkashyiraho shadow kugira ngo igaragare neza. Ndangije kwishyiramo hano, nashakaga n'akantu k'aka arrow cyangwa se k'agafresh ngomba gushyiraho. Uraza rero ugashaka mu bushakiro muri stickers, ukashaka arrow. Harimo rero arrow zitandukanye. Uraza ugahitamo iyo wumva ikunogeye.
wenda reka mpitemo nk'iyitukura, mpitamo iyitukura ndaza nyegereza hano hejuru. Rero ushobora kuzikareba hano ni urugero, cyangwa se ugahita uza hano handitse flip cyangwa se rotate ukayirotatinga. Yanze bikunze urabona gutya ko aka gathumbnail ntacyo kabaye rwose. Wowe ujye ugerageza ibintu byose ubigire simple, ntiwikompurike ngo uvange ibintu by'ibifoto bitagaragara. Ibintu byose bigomba kuba simple bigaragara. Rero aka gathumbnail ntacyo gatwaye rwose twagakoresha. Iyo turangije rero tujya hano kwaka gafureshe tukemeza. Dushobora nanone kugaruka hano kuri effect rero hano hasi tukaba twashyiramo ama effect atandukanye. Gashyira muri effect ushaka, ukabasha kuba wagenda ubihindura cyangwa se bigaragara ukundi kuntu ushaka. Iyo urangije rero ubonye ari sawa wabikunze, uraza ugahita ujya hano handitse download, undi warangiza ugahitamo buriya yabaye downloaded, ariko hano ushobora no guhitamo n'ibindi save as JPEG, PNG na PDF naho ushobora gukoraho. Hano kuvuga ngo ifoto yacu nitujya muri telefone mu mafoto, ngiyi no kuvuga ngo kano kanya dore ngiyi ndayirangije. Ubona ko ni ibintu byoroshye cyane. Hano wari wambaje rero uko nakoze ira thumbnail ejo bundi. Reka tugere rero kuwambaje noneho ngo wakora thumbnail y'abahanzi gute. Abantu b'abahanzi niba wenda ugiye gukora nka video cyangwa se wakoze inkuru ijyanye n'abahanzi, wakora thumbnail gute? Ndabikora ukwanjye, gusa nawe uzahitamo uburyo bwiza bukunogeye. Buri muntu burya akora ibintu uko abyumva, uko wabipanze. Wowe igitekerezo ujye ubanza ugira igitekerezo mu mutwe wawe, nujya uza mwiza application bizajya bihita bikunda. N'ubundi rero ndazamo hano, nze muri download. Ninza muri download ndaza nshyiremo ino foto, njye kuri tools, njye kuri crop, shyiramo 9 kuri 16, ubundi nemeze. Wenda ushobora kuyihorera gutya, wenda tuvuge ko wakoze nk'inkuru wenda igereranya The Ben, Meddy na Bruce Melody. Uraza hano rero uze kuri add photo. Uza kuri add photo ushyiremo ifoto ya Bruce Melody, kore kuri add hano. Numara gushyiramo ifoto uraza hano ngo remove BG. Ngo iyi foto utayikuyeho background ntago ukora thumbnail gateye neza kameze neza. Ifoto ugiye ukuraho background, kandi ifoto ivaho neza background ni ifoto ifite nk'ibara inyuma. Urabona nk'ibara rijya kuba umuhondo cyane. Biratworohera rero nidukora kuri background, ukaya kuri remove background. Urabona ko iyi foto ihita ivaho background. Bruce Melody rero nshobora kuza hahitamo tereka mw'iyi nguni hano, tereka hano mw'iyi nguni, nkongera nkajya kuri foto nkashyiramo The Ben, njya kuri add nanone nkakora kuri remove, nkakuraho background. Ategereza The Ben nawe background ikavaho, nkamutereka mw'iyi nguni. Ntabwo hano nujya uza kuri flip na rotate ushobora kuza hano umuntu ukamurebesha ahantu ushaka, kareba hirya cyangwa kareba hino, ukamurebesha hano rero murebesha hano.
maze gushyiramo aba bahanzi reka nshyiremo na Meddy. Kuri add njya kuri remove background, undi nawe nkuru background. Undi nze mutereka hano. So murabona aba bantu murabona badakeye. Ahantu rwose urabona ko barakeye bameze neza. Wenda naho ushobora gushyiraho shadow wenda y'umweru, ukaza kuri position ukaza ukayipozisiyona neza. Wenda na Debene nawe tumushyireho shadow. Ni urugero wenda narindi gutanga. Ubu se urabona wakoze nk'icyegeranyo wenda kibagereranya cyangwa se ari amakuru abagereranya bano bahanzi, urabona iyi thumbnail itabikeye hari ikibazo yaba ifite? Aka gatambuneri rwose karakeye. Uzaza rero ukore hano wemeza. Ushobora no kuza hano muri effect ukagenda rwose ushyiramo ama effect atandukanye, ugashyiramo wenda hano, ushyiramo hano se, ugashyiramo aha. Urabona ko hano effect ushobora kuza wenda tuvuge ko iyi effect ngenda ndabona ariko nakunze kameze neza, wakora download. Gusa urabona atari ibintu byoroshye, ari ibintu biri simple. Aha rero ni muri application ya PicsArt. Iriya app twarebaga turangije bayita PicsArt. Iyindi app nkunda gukoresha nayo bayita Pixelab cyangwa se photo editor nkuko twabonye yahinduye izina kuri Google Play Store. Ubwo rero niyo tugiye gukoresha. Bwa mbere na mbere ndabanza nze muri photo room mbanze nkureho za background z'amafoto nshaka. Ngenza hano ngo remove background, nze mpitemo ifoto nshaka gukuraho background. Ngenza hano transparent, ara kujya kuri transparent export, save to gallery. Hano save to gallery, ngiye kuri done, subireyo remove background, ntegereze iyanalize. Nimara kuyanaliza ujya hano transparent n'ubwo ngo niya foto iba itagize ikintu kiriho inyuma haba habonerana. Ujye kuri export, ujye kuri save to gallery, ujye kuri done. Ushobora no gukoresha rero udashaka kuzuza ama application muri telefone, ushobora kujya kuri remove.bg kuri Google. Nabwo twarabibonye ko ushobora gukuraho background mu mafoto. Iyo urangije rero uza muri app yawe yitwa Pixelab. Pixelab ngo nuyigeramo izaba imeze gutya. Ikintu uzakora ni iki? Uzaza hano ukanda kwaka kamenyetso, uze kuri image size hano hasi. Image size nuko ngo tugiye guhitamo ratio ya thumbnail tugiye ku editing. Uramutse uzi ama dimension yayo ushobora kuyandikamo hano, ifoto hita ingana uko ubishaka. Turajya kuri YouTube thumbnail rero twemeza, dukure muri no jambo
numara kurikuramo, iyi background iri hano nkeneye kuyihindura. Ndajya hano hepfo handitse from gallery, inze nshyiremo ya foto. Nishyiramo ya foto ndaza nemeza hano 16 ku 9, ubundi nemeza. Urabona ko background irahindutse. Hano rero naho ushobora kuza wenda ukayadjustinga hano hasi kwaka kamenyetso, ugashyira muri vignette. Wenda ukayashyira muri vignette, urabona bise nkaho byijima. Wenda reka twemeze turekeraho, ntabwo nshaka ibintu bigize cyane. Iyo urangije rero ujya hano kwaka kamenyetso ko guteranya, uhita uza hano handitse ngo from gallery ukahemeza. Wahemeza ukajya hano wasevinze amafoto, ugatangira ukayashyiramo. Ifoto ya Munyakazi tukayibanza hano, twayibanza hano. Dushobora kuza tugakora hano, twakora hano tukaba Munyakazi twamushyiraho utuntu dutandukanye. Urabona ko ushaka kumushyiraho akabara k'umweru inyuma kugira ngo ase n'ugaragara. Wenda reka tugeze muri 5. urabona ko ari mbo. Ukongera ukaza hano hejuru, ukongera ukajya ahantu wasevinze amafoto, ugahitamo The Ben ukemeza. The Ben nawe ukaza ukamutereka hano. The Ben wamara kumuhatereka nawe ukaza kuri stroke, ukaza ukakamushyiraho ukagera nko muri 5 cyangwa 4. Kongera ukajya hara hejuru from gallery, ukagenda ugashaka indi foto, ukaza Meddy nawe ukahita umutereka hano. Ndangiye kuri stroke nawe mwemeze. Nukuvuga ngo nkuko tubibonye gutya, iyi foto rwose uyibonye gutya nta kibaye pe. Wenda ushobora kongeramo utundi, ukaza hano hasi ukagenda wongera za brightness ukayongera bitewe n'ibyo ushaka, contrast n'ibindi bitandukanye byose. Rero ushobora kubikora. Urabona nko nk'aba bandi, nta muntu wambazaga uburyo yahuza amafoto y'abantu akayegeranya, ibi birakunda. Hari n'ukundi ikuntu yambajije wenda ngo ugakora ngo thumbnail, wenda niba ugiye gukora, tuvuge ko uyu munsi hari intambara ku isi za Iran n'ibindi bihugu, ushobora kuza ugashaka background inyuma iriho ibintu biturika by'ibiki, warangiza ugahita ushyiraho amafoto y'abagabo hano babiri wenda bahanganye. Urabona ko wabihuza n'ibintu byoroshye. Iyo urangije rero uhita uza hano hari akantu kameze nka diskete, za diskete za kera niba muzibuka, ukajya hano ukajya kuri save as image. Ushobora no kujya hariya kuri save as project, ikaguma ari projet, wazagaruka ukongera ukayeditinga. Iyo urangije kugera hano uraza ukajya hano kuri quality hano nkuko muhareba aha hantu, uraza ukemeza aka kantu kari aha, ukajya kuri Uritara, usevinga muri Uritara. Ushobora guhindura wenda ugashyira muri PNG cyangwa se JPEG, ngiye nkunda gusevinga muri JPEG. Warangiza ukajya kuri save to gallery, ubundi ugategereza. Ubu ni ukuvuga ngo thumbnail yacu yageze muri telefone. Reka tujye kureba rero muri telefone turebe koko niba yagezemo. Dore ngiye
ngiyi rwose urabona ko ni ibintu bitantwaye, ntago bintwaye iminota ningahe, ni ibintu bitantwaye iminota ingahe rwose, iminota myinshi kuba aya ma thumbnail nyarangije. Urabona nimwe twakoreye muri PicsArt, urabona ngiyi nayo ni thumbnail imeze neza. Ubwo rero abambajije utubazo tujyanye no gukora ama thumbnail, icyo nababwira nuko jya ubanza uyitekerezeho, tegeze ngo ngiye gukora thumbnail imeze ite, uyitekereje uyidesigninga mu mutwe wawe. Nuyidesigninga mu mutwe wawe thumbnail wumva ushaka gukora, bizaba byoroshye. Uzafata bya bitekerezo uri gutekereza uhite ubyapurika muri app yose waba ukoresha. Waba ufite computer uri gukoresha Photoshop, waba uri gukoresha izindi, ni ibintu byose biba bishoboka ushobora gukora. Ndakeka rero mwabashije gusobanukirwa, mujye mubikoresha nyine mu byapurike kugira ngo video zanyu zibashe kuba zagaragara neza. Niba ugeze hano bwa mbere rero ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubona zino video, ukore ku nzogera kugira ngo video na uploading ujye ubona notification, ukore share, utere na comment kugira ngo twumve uko byumva cyangwa se n'akandi kantu dushobora kuba twavugaho ubutaha.